tangiye inkuru hano bakwereka umusore ari kumwe n'umukobwa bafatanye ikiganza rwose mu kugira hano rwose abona ko umukobwa atitaye ku musore, umusore agafata ikiganza cy'igikorano cy'igipupe akagiha umukobwa agasigara gifite. Hano hari umusore uba urimo atoragura imyanda hano abona umuntu w'umusore aza hano agakora ku mukobwa akamubwira ati uretse kunkoraho wenda kuzi. Hano umukobwa ati byihorere nawe baby, si ubwa mbere nari ngukumbuye cyane kukureba mu maso, ati kuko uri byose byanjye. Hano umusore atangira kubizagura umukobwa agatangira kumusoma, nuko wamujama yo gutoragura imyanda hano ahita apakira agahita agatanga wa mukobwa ati buretse gato ndagukeneye hari icyo kukubwira ihangane, ati rwose afite igihe gitoya cyane tuzavugana ejo. Ati mukobwa ati buretse ati wapi ntabwo wacika, hari ikibazo ushaka kubaza, ntabwo rwose nyine amafaranga ntabwo ushaka kubaza amafaranga. Ati rwose mbwira ndakumva. Ati rwose kuri banki nuno munsi wonyine bashaka gutanga amafaranga, ati wowe nawe ushaka amafaranga yawe, ati reba rwose uriya mugabo ahubwo, ati ndakubwiza ukuri ibyo byose uri kumva ntabwo ndi kubyumva. Ati rwose hari icyo nshaka kukubwira utabasha kumva. Ati rwose wowe nyine ndaza kuguhamagara rwose ntabwo ndi bukerewe kuguhamagara. Agahita amuha ikibizo kuri kintu narebaga filime. Hano rwose barakwereka hano umusore atungira undi agatoki, ati reba ku ruhande wa musore aza agace bwombo agafata cya kiganza ari ayo mukobwa akongera akakijugunya agahita afata noneho intoki za wa mukobwa. Ati umva rero wa musore we, ati rwose ntabwo ushaka kuba ndi hano, ntabwo ushaka kukubona. Ati rwose ati ndakwinginze nyumva, ariko sinzi impamvu utari kumva ko rwose ibyo ndi kuvuga ari ukuri, sinzi impamvu utari kubyumva. Ati umugabo agahita akebuka agasanga wa mugabo yasize ahagarara na wa mukobwa bameranye na neza. Ahita amubwira ati rero ufite isheri nta gihe mfite tubwo tugende. Hano wa musore yitegereza wa mugabo disi akabona ko amukubitse amakashi ariko ntabyiteho cyane. Ati koko se, ati rwose wa musore we si ubwa mbere nkubonye, waza amaze kubona inshuro ebyiri kandi wa musore we ungendaho, ubu nagukubita wowe utazamenyera njye nawukubita. Hano rwose byose biracyashoboka sheri. Ati rwose tugende, ati twagenda. Hano barakwereka wa musore ahita afata na bya byanda akabitera umujeri. Ati n'ikindi gihe wa gasore we ntuzongere kumenyera, nta kindi kiba disi. Umusore arabitekereza agafata ahandi note akareba mu gikapu cye ko hari ikaramu yafite agasangamo harimo agakaramu agahita yandikira umukobwa. Kurikira rero agafilimu narebe sasa. Hano umusore ahita yandikira umukobwa akaza yirukanka, mu kuza yirukanka zano aba ari gutembera. Ati bebe basi fata kano gapapuro ndakwinginze rwose, fata rwose ano mafaranga ndagushimiye, fata rwose ano mafaranga nayo nkushimiye, kumbe aya mafaranga muhaye wibuke ko ari ibyo yanditseho. Hano rwose umusore nawe bigaragare ko yatangiye gukunda umukobwa aribwo anakimubona, kumbi abonye ko umugabo wiwe amuca inyuma. Hano barakwereka hano umugabo azana umukobwa aryamye yasinziriye agafata igipupe akakirambika ku buriri. Kuri kintu narebe, ati rwose basa kumusinziriza, ati rwose jya ku gitanda ubashe kumusinziriza wa gipupe. Mukurikira akantu kandi nyagasani, kurikira agafilime rero kuri kintu narebe kakunda kajya ibukuru, kakunda kajya rwose rwagati. Hari icyo uri buze gutora muri kano gafilime nyagasani, kandi yo buto iri aho ngaho imbere yawe isa n'umukara ihinduka umweru mana yanjye, kandi ukandi no like kuri icyo kiganza rwose gihinduka ubururu, kandi nyagasani unsharinga no ku bantu 5 uraba ukoze. Hano nta kindi kiba, afata ikiganza cya gipupe akakirambika ku mukobwa n'ubwoba bwinshi cyane. Mukurikira agafilime rwose, mukurikira akantu kandi ntacyo na kimwe nababwiye, filime rwose nayibazaniye. Hano aza hano bwombo akajya ku rugi agafungura sasa. Kuri cyo narebe, ati baby tikamu ngwino hano baby ndakwinginze. Ati we ngwino, ati ntabwo ari bukumve, ati rwose nyine yasinzire namusinzirize rwose ntabwo abasha kuba yakumva. Ntikurikira akantu kandi hano rwose aramubwira ati nta mpamvu n'imwe yo kuba naguhamagara, ati rwose ugomba gucicika nyine ntwakire na kintu na kimwe uvuga, ntukere umuhamagara na gatonya, ndakwinjiza rwose durana yasinziriye. Ahita akanguka, ati rwose aya ni amahirwe tugize, ati ahubwo y'amafaranga yose nazaza bozishyize hehe, ati kuba twazitsindira nyine si ubyumva se, tujye kuba twazifata. Wa mugabo ati yasinzire se koko, ati ariko baby ari amafaranga menshi unange uzampaho zirazaho rwose tuzaziguramo amafaranga menshi cyane. Hano rwose umusore araseka cyane, ati rwose we niko mbasha
kubona ukuntu tubikira mu buryo ati nta kintu na kimwe rwose tutari buze kugira gute kugira ukurikira akantu. Kandi umusore amagambo amubwira ati we wihangarika ndahari ku bwawe, ati wihangarika wigira ikibazo ariko sheri don't worry, ati rwose kura neza kandi no carefully kura neza cyane ko atabubwira tugende we ntugire ikibazo ndahari. Ati rwose baraza hano gake gake rwose inzira zitakura no hasi, ati hagarara nkwereke. Ati mubwira ati wowe reka dufungure hano, mbega zahabu nyagasani. Abahita baseka cyane ati mbega zahabu we twata ducya tuba abakungu hano, barakwereka amazabu abari ku gasahani hano, amadiamond rwose ubona ko ari zahabu ziteye ubwoba, bagahita bazibika hano muri ko kumara kuzibika hari ukata serire kuri icyo narebeye. Ahita amubwira ati mugore wanjye buretse gatonya yinjiramo hariya ihishe rwose atagira ukubona, ihise ndakubwira yihishe atagira ukubona. Hano barakwereka abayikanze umugore we, kumbi umugore ahita aza hano rwose akamubwira ati urashaka se gusinzira? Ati baby tiwakankutse ryari? Ati nari nakubuze. Ati amafaranga asagiye ko numvaga abantu bavuga amafaranga ngo money wayi niki ndakubaza niki ko nari kubyumva neza. Ati nyine agatangira akamubeshya ati cyangwa ari mwarota ubwo ntabwo ibyo bintu njye ntabwo nabivuze, wasanga byakoze mu ntuza mfite ukuri ariko bityo se noneho ko wabyuze kare rwa ruhinja muri kumwe byagenze bite? Hano atangira kumubwira ati kurikiraga filimi hano gusa amubwira ati rwose ngiye guhamagara polisi. Ati baby ati rwose ndakwinginze nta polisi dukeneye guhamagara ntayo, aho yati kino kibazo gikomeye mu nzu yacu hari umuntu wajemo, hari umuntu rwose. Ati baby ati wasanga ari inzozi bari murarota. Ati baby dushobora kuba ari inzozi. Ati ibyo bintu ntabwo nanjye ndi kubyumva neza, ntabwo ndi kubyiyumvisha. Ati ahubwo reka ducikinge turebe ko ntawe waba watwinjiriye byo. Ati ariko sheri ntabwo uri kunyumva, njye numvise umuntu uvuga amafaranga nyagasani kurikira akantu ku kandi. Hano aramuzana gake gake, ati ahubwo ugenda ucekinge. Hano akaza agahamagara wa mukobwa. Ati rwose noneho turapfuye. Ati ntuze, ati ndakubujije ntuze, guma aho ngaho wishingiye gufasha baby gucekinga, ndajya muyobya uburari kurikiraga filime akantu ku kandi. Hano araza akamubwira ati ubu ngubu rero agakino twapanze ubu kagiye kugira imusozo. Araza hano agakuraho cyahita igishuka kiba kiri ku buriri, agasanga nta kintu kibereyeho. Ati buretse gatonya, ati ko nta kintu ndi kubona, nta kintu yakoze, byagenze gute? Ntabwo ndi kubyumva. Kuki atabikunze we? Ntabwo ndi kubyumva. None se shiri niki ko nta kintu tubona? Wati niki? Ariko shiri ntabwo uri kunyumva, njyewe uri kumpinga kandi njye nabyumviye rwose mugaye kashije na ninde ndabyumva. Ati ariko se ibyo bintu ni ibiki baby? Ntabwo uri kubyumva. Kuroza ingari yado reba hariya rwose nabyumvise, umukobwa kumbi wasanga yabanyeze. Ati buretse gatonya stili karome rwose baseriye, ariko nawe baby baseriye rwose ihangane ube seriye mo gake. Ati reka amafungure, akafungura agasanga nta kintu gihari. Ati urabona hari ikintu gihari? Nta kintu neputi rwose. Imagine rwose uramutabeshya gati. Ati reba no muri biri urebe ko reba gake gake. Hano agazana na wa mwenda mukurikira akantu kandi, azana wa mwenda harimo ikiganza, agita agira ubwoba. Ati mbega uzi ko nari nikanze ari umuntu urimo. Ati kukize ntabwo ndi kubyumva. Ni ukuki mwakojeje ziriya sisitemu cyangwa mwagikoresheje iki noneho? Kandi ndakubaza niki? Mbwira se nsobanurira. Nyine urumva atangira kumubwira ati nyine urumva twahuje iki nijoro, ntabwo ari joke, no ntabwo ndi seriye, amusiriyasi ntabwo ari joke, don't joke. Uransobanurira neza se agenze bite? Ko ntabwo ndi wavuye mu buriri ufata amafaranga uba careful nyine wumva uratekereza neza. Ntabwo turi guhuza sheri. Ati rwose nsobanurira, mbwira buri kimwe cyose.
ati rwose ihangane umbwire y'ibintu byose wakoze, mbwira purani dore ano mafaranga wa musore twahuye yanyandikiyeho nimero, cyangwa se mbwira ahite mwihamagarira hano, ahita afata rwose wa musore akamushyiramo hano, ati we turavamo hano uri kumuha amafaranga yanjye, nta kindi kintu ushobora kunsobanurira. Ati rwose buretse gato nkusobanurire bebe, ati ndatekereza nyine, ati ndakwinginze buretse gato nkusobanurire, ndakubwiza ukuri bazi. Ati wapi, ati wowe uri umubeshyi, ati ukuza undyarya nta soni, ariko uretse no kubwiza ukuri basi ihangane ufungurire dore, ihangane rwose ufungurire gatonya. Ati wapi ndagufungurira ari ukaje hano barakwereka, hahita haza umusore ari kumwe n'umukobwa, kumbe byapanze ati uwo musore disi arimo araturagura imyanda, yabumvaga ibyo bapanga byose, arazana igikapu, ati bebe reba mwahangaha, ati icyo wabuze cyose urahita ukibusangamo. Mu kurebamo asanga ya mazabu bari bibye, disi wa musore yamuhaye inote iriho nimero ngazamuhamagare, rwose nta kindi kintu aba yamufatiye ibisambo atirukase. Kumbe umugabo disi abamuca inyuma ku rwego rwo hejuru, aho bakwiye umutungo n'umugore bakayijyana ahandi. Mukurikira akantu ku kandi, ati rwose ndakwinginze, ati ntuze kubivuga, ati rwose ntuzeke, ati basiriyasiri tibakarume, ati rwose ndagusabye, ati ati mwabitwaraga muzi ko rero nari buze kubafata, none ndabafashe ndabarebye n'amaso yanjye, ati waretse kumbwira nabi ariko, ati kandi sinzi rwose nabitekerejeho inshuro nyinshi, none reka nze mpamagare polisi izibajyane, reka rwose mpamagare polisi izibajyanye. Ati bebe ndakunda nyine ihangane rwose mbabarire, ati nta kundi nyine baradufunze karabaye, ibyo twapanze bigiye kudukuraho rwose pe. Ati mbega hano umukobwa aratekereza akongera agashyira ubwonko ku gihe, atari kuba ari abantu si abatekamutwe. Ati ariko se buri kintu cyose reka nirebemo ndebe, wasanga hari ibyatangiye cyangwa se hari ibigiye gutangira. Ati ndakwinginze nyine ihangane rwose umfungurire, urufunguzo utarujyana rwose ndagusabye. Ese niki kiri bube rwose mu gihe ndabazanye polisi, ndavugisha ukuri basi bebi rwose nyumva rwose ni njyewe hano disi. Umukobwa yatangiye ati ntibishobora ko nakubwira ubyumve, ati nta kintu nicyo ufite cyo kumbwira, ati wowe rwose nta sitaje n'imwe wakoresha ngo mbi nakumva, ni igihe cyose rwose. Ati wana, ati mana we, ati koko se, ati nibyo, ati nebwe wanyumvise wamfunguriye kandi akwinginze, ati purizi ntabwo ndi gushobora kukumva, ntabwo nshaka kukumva, bangize bebe mfungurira. Aratangira agatakamba, ati ibyo wakoze byose nabimenye, akantu kose nakamenye, ati ubu noneho niko kurisha, nari narayobye, ati ahubwo ngwino bebi, ati niwe rwose wanjye, ati nanjye ndagukunda. Kumwe wa mugabo wa musore disi mu muhanda yari yabimwandikiye, ahita amubwira ati okay, ati nanjye ndagukunda, ati reka tunigendere, ati tubasige muri kino kizu cyabo, urambonera ngo tubane n'umugabo utanyizera, ati rwose mwakihanganye, ati umva nyine ihangane umfungurire, ati ndakwinjiza rwose ihangane umfungurire. Bagiye se, ati rwose sawa agafilimi ko nuko kagenze cawo ndabakunda cyane.